uyu munsi Imana yampaye ijambo rikomeye ryo kugeza ku banyarwanda rishingiye no kuri uwo murongo twasomye ngo umuto azagura nyine abemo igihumbi. Amakuru aturuka mu isi y'umwuka, nubwo mu buzima busanzwe abantu bakumva ko ibintu ari ibintu bisanzwe. U Rwanda ni igihugu cyabitswe ngo cyerekane imbaraga z'Imana, cyerekane gukenuka kw'Imana, cyerekane ubutunzi bw'Imana, cyerekane ubwenge bw'Imana. Amahoro y'Imana nawe muri mwebwe mwese, abanyarwandakazi bari mu gihugu duhanye imbibi ndetse no muri za diaspora zitandukanye. Turabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero ni cya kiganiro n'ubundi cyacu muri ya porogaramu idasanzwe twababwiye yitwa Rabagirana Rwanda Mission. Rero muzi ko iyi porogaramu inyura ku biganiro ku masheni atandukanye, harimo Isezerano TV na Nyigisho TV, n'andi menshi cyane azagenda aza, kuko nicyo cyifuzo dufite, kuko ntabwo iyi porogaramu ari iyacu twenyine, ishurwa ni ijyacu twese, nishurwa Imana duhaye kandi nishurwa ryiza, nkuko nabibabwiye rifite umurongo wo guhishura imigambi Uwiteka afitiye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Twababwiye yuko mu by'ukuri Umwuka we yadusanze akatuganiriza, akatubwira yuko uru Rwanda ruhishe cyangwa se rubitse amabanga akomeye cyane Imana, ahisha ubwiru bwinshi cyane. Uru Rwanda ruhishe amasezerano menshi cyane, kandi Uwiteka yifuza yuko yasohora, kuko igihe cyasohoye. Ni impamvu rero mu by'ukuri Imana duhagurukije ikatubwira ngo dushyireho iyi gahunda, uyu murongo wa Rabagirana Rwanda Mission, kugira ngo ubwo bwiru bwayo iyo migambi ye ishuke. Igihe cyasohoye rero, igihe cyasohoye nk'uko twatangiye tubivuga ijambo ryo muri Zaburi 119 umurongo w'126, haravuga ngo igihe gikwiye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa imigambi, bahinduye ubusa amategeko y'Uwiteka. Rero mwumva ko hari igihe cyashize imigambi y'Uwiteka n'amategeko y'ijambo rye bisa nkaho bitazwi, bikandagiwe. Ariko rero nanone turebye muri Yesaya 19 haravuga ngo Uwiteka agiye kwishurira Afurika, ariyo Egiputa muri rurimi bavuga ngo ni uzimenyekanisha yihishure. Rero igihe cyo cyasohoye, ari ijambo riri muri Yesaya 60 umurongo wa 22. Yesaya 60 umurongo wa 22 avuga ngo yango ni wo murongo wa nyuma, umuto azagura abemo igihumbi, woroheje azaba ishyanga rikomeye, ngewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nisohora. Aho nashaka cyane na kanyuma avuga ngo ngewe Uwiteka nzabitebutsa igihe cyabyo nigisohora. Kubitebutsa no kubisohoza. Rero murumva ko harimo ikiganza cy'Uwiteka. Abatangira bavuga ngo byukura bagirane ku murongo wa mbere, ngo byukura bagirane ku mucyo wawuje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Ubwiza bw'Uwiteka bukurasiye, ayo magambo yaduhaye ngira ngo abatuzi. Uyu ni umurongo tubamo wa Rabagirana nyine Rwanda Mission, byukura bagirane. Televiziyo yacu ni Rabagirana Family TV, yewe na ministry dukoreramo ni Shining Family Ministries. Bumva no umurongo Imana yaduhaye, mu by'ukuri nta mwijima na muke urimo, kandi icyo dushimira Uwiteka nuko ibyo yatubwiye bigenda bisohora. Uyu munsi Imana yampaye ijambo rikomeye ryo kugeza ku banyarwanda, rishingiye no kuri uwo murongo twasomye ngo umuto azagura nyine abemo igihumbi. Umuto azaguramo igihumbi, uworoheje azaba ishyanga rikomeye. Bavandimwe kamabwire icyo tubabwanye nuko ubutaka bubitse, ndetse bwa butaka bwaba n'iki kirere, ariko bura mu rusange mba ndi kuvuga abantu tubitse amabanga akomeye y'Uwiteka. Reka mbabwire Umwuka we yakomeje kutubwira ngo ibi byose bikunda bishuka, intego ye mu minsi iri imbere, nta munyarwanda n'umwe uzongera kwitwa umwanzi w'u Rwanda. Ubundi birabaje mu by'ukuri kuba umunyarwanda yakwitwa umwanzi w'u Rwanda. Ese ibyo byakozwe nande? Ibyo byakozwe n'umubi. Uwo ni Satani waciye mu nzira zitandukanye, rimwe aciye mu myumvire, aciye mu myemerere, aciye mu bintu bitandukanye yagiye ashyiraho, bikarangira ubaye undi wundi. Kubera iki? Kubera ko buri munsi nk'uko dukunze kwivuga
amakuru ni ikintu gikomeye cyane, amakuru arakubyara kandi akenshi cyane nk'uko tukunze kwivuga, amakuru aturuka mu isi y'umwuka. Nubwo mu buzima busanzwe abantu bakumva ko ibintu ari ibintu bisanzwe, rimwe na rimwe rezo zikaba politike cyangwa se ubukungu cyangwa se mu buryo butandukanye, ariko yewe na UNESCO yigeze kubivuga, ngira ngo rya shami rijya kushingwa muri preambere yabo, baravuze ngo intambara zose ziri mu isi n'ibibazo birimo ngo bikomoka ngo mu mwuka w'umuntu, no kugira ngo bikemuke ingamba zafatwa ngo ntabwo akenshi cyane ziri politike, ahubwo ngo nanone bigomba gukemuka ngo byahereye muri wa mwuka w'umuntu. Buriya rero impamvu mu by'ukuri ibyo turi kuvuga birakomeye cyane. Nanababwiye mwibuke rwose na Afurika ijya gukolonizwa, ibyo uriya chancelier Bismarck yavuze ngo iriya nama yo koloniza Afurika ngo bikoze ngo mu izina ry'Imana ikomeye. Ntabwo bavuze ngo ni politike twakoze reka tugende dusahura amabuye, dusahura ubwonko bwabo n'ibitekerezo byabo hanyuma tubakandamize. Tubikoze mu izina ry'Imana ikomeye. Rero bavandimwe, reka twumve ibintu mu buryo bukomeye cyane, kuko ibintu byose bituruka mu mwuka. Rero niyo mpamvu nakunze kuvuga cyane n'ibibazo byagiye bikoloniza Abanyarwanda, n'ibyagiye bituma natwe ubwacu twisubiramo, ibyinshi cyane byagiye bikomoka mu buryo bw'umwuka. Ubwo ni mvuga umwuka rero navuga ki n'imyemerere, kuko urebye nk'ibintu byitwa intego zagiye ziba muri iki gihugu, tugiye tuvuga ubuhanuzi bupfuye n'iki byagiye byafegitinga negative, ariko mvuga mu buryo bubi ubuzima bw'abantu benshi cyane. Ibyo ngibyo ndi kuvuga nta munyarwanda utabizi, ariko birahebuje cyane ko umwuka we yatubwiye ngo mu Misiri imbere ntabwo ari uzabikora, yewe si n'undi uzabikora, uretse ko Imana ishobora gukoresha abantu bayo n'inzego zitandukanye. Nta munyarwanda uzongera kwitwa umwanzi w'igihugu. Ushobora kubaza rero ngo ibyo ngibyo bizakorwa nande? Iyo ngiyo ni operasiyo umwuka wera ari kwikorera. Ntabwo ndi kuvuga ngo agiye kwikorera, ni operasiyo umwuka wera ijuru riri kwikorera ubwaryo. Ibi bintu abantu bazajya babyumva vuba, nk'uko abantu bagiye batwumva tugitangira kuvuga ibintu hafi imyaka 10 tugiye kumara turi muri ministeri. Abantu bagiye batwumva, bagiye kubona ko umurongo turiho 100% bigenda bisohoka. Ni nk'uko abantu wenda se nk'umurongo Imana tuvuga ati dore uyu murongo w'Imana y'iki gihe. Iyo tuvuga twege Imana y'iki gihe turabisobanura, hari igitabo kinini twanditse twagiye tubivugamo ngiki kirahari tugifite. Abantu bari mu murongo w'Imana y'iki gihe, iyo tuvuze umurongo w'Imana y'iki gihe ni systeme yose ya Satani, sibyo? Ariko uyita Imana uzukita mwiza akiha imirongo rimwe na rimwe, kandi abantu bakayigendamo bitwa ngo n'ugukiranuka ngo niki. Abantu benshi cyane bajya gute barakubititse. So rero ariko abari mu murongo w'umwuka wera, kuko bavandimwe ko tukunze kwivuga hari umurongo w'umwuka wera. Umurongo w'umwuka wera ashaka kuvuga niki? Si ukuvuga ngo ngwino ngo mu madini ngo y'umwuka wera ngo twuzure umwuka wera ngo tuvuge n'ibintu tugiye gute. Oya, ni wa murongo uri muri wa mugambi Imana ifite ubwo yaremaga kino gihugu. Twarabwiye ngo kino gihugu niyo ngobyi ya Edeni. Edeni yo ni igice kinini cyane cyo muri aka karere n'u Rwanda herereyemo, ariko ingobyi nyirizina dusanga niho ari hano mu Rwanda. Iyo tuvuze ingobyi nyirizina ni ukuvuga ngo hahandi umuntu wa mbere yaremewe, Adamu na Eva. Ibyo ngibyo twarabiprovinze, si twe twenyine kandi twifashishije n'ubundi bushakashatsi bw'abandi, kwa buryo buri scientifically ndetse n'uburyo buri biblique. Nahangaha n'ahandi. Ese kuba umuntu wa mbere yaremewe hano bishatse kuvuga iki? Twamaze kuprovinga dukoresheje n'amadictionnaire atandukanye yanditswe n'abahanga, si n'Abanyarwanda bayanditse, ngo hari nka dictionnaire ikomeye y'umugabo witwa Hararoni, John Hararoni, ni team ikomeye cyane y'Abanyamerika banditse dictionnaire y'Igisumeri. Iyi dictionnaire twasanze irakomeye cyane. Ikitwa Igisumeri nubwo bayisobanura ni Igisumeri gisobanura mu Cyongereza, ikitwa Igisumeri neza n'Ikinyarwanda. Twaberetse amagambo menshi cyane, ahitwa Imana, ahitwa Gasani, ugasanga harimo ngo rugira, ugasanga harimo umuntu, harimo Kigali, harimo umushumba, harimo amagambo menshi cyane, amagambo menshi cyane y'inkoranyamagambo. Abantu b'abahanga muri linguistique bazikitwa evolution de la langue. Evolution de la langue ni buryo ururimi rugenda ruhinduka, ugasanga hari naho usanga mu myaka 100, imyaka 500 ururimi rwaratakaye burundu. Ururimi rwaratakaye burundu, nk'abaje babireba nk'ibyongereza bya mbere, ibifaransa bya mbere byo mu binyejana bya
bya 10, 12, 13 usanga uyu munsi ubwo uyu mwongereza unavuga icyongereza kiragiye nta gishobora, ubwo uyu mufaransa unavuga igifaransa cyo muri cyangwa se nasome igifaransa cyo mu kinyejana cya 12 ntashobora kugisoma. Kuko iki uko ururimi rwevuriwa rugendo rugiye gute rutakara. Ariko biratangaje kubona ururimi rwo mu myaka 5000 mbere Yesu Kristo uyu munsi rukivugwa. Rwa rurimi Adamu yavugaga narwo twaje kwereka uburyo ari narwo bano bavugaga. Nowa rero mu kibaya cya Shineri cyangwa se Shine yari muri Bibiliya cyangwa se cya Sumeri Sama yaraturanye nande Nowa yaraturanye muziko Nowa nyine no mu rubyaro rwo kwa Adamu, ndetse we twamaze kwerekana yuko ababyemera n'abakurikirana ibiganiro uburyo n'inkuge yayibarije nahangaha mbere yuko ijya gutura hehe ijya guhagarara muri Arati. Rero nyuma mwuzure twabonye uburyo bagiye gutura Ishine yari sibyo cyangwa se muri Sama bavuye nyine muri Arumeniya kuri imisozi ya Arati. Kiragihe rero tubona yuko ubundi yurebye Adam Nowa yaratuye mu kibaya cya ahitwa mu mujyi wa Shurupake, hanyuma Aburahamu yaratuye mu mujyi wa Uri. Bajyaga bahura rero bakaganira bose bavugaga ururimi rumwe, yemwe mbere yuko indimi zitatana nkuko tubisoma mu itangiriro ibice 11 itangiriro ibice 11 n'abandi murodo ubwabo mbere yuko indimi zitatana n'abandi murodo yemwe bani murodo nabo bakiragihe bavugaga ururimi rumwe ururimi rw'igisumeri. Cya gisumeri rero ariko ururimi rukomoka kuri Adamu narwo rurimi ahantu rugaragara ku isi ni hehe ni mu Rwanda gusa, ni mu Rwanda honyine. So rero ndetse n'ibihugu ndetse bifite bivuga ururimi rw'ikinyarwanda ari rwo muri Yesaya 19:18 bavuga ururimi rw'iki rw'Umunyakanani rw'uruhe burayo Giheburayo cy'ukuri. So rero mu by'ukuri ngira ngo uyu munsi ugiye muri Sumeri ya kera ariho Iraq ntushobora kuhasanga ikintu, ushobora kuhasanga igisumeri. Ni ibintu bitangaje cyane kubera iki kuko muzi ko nyine uko ubwami bwagiye bwigara ubundi kwisi bwahitaga bw'implanta n'umuco n'ururimi n'iki. Umunsi ntago wajya muri Sumeri ya kera ariho muri Iraq muri ubwami bwa kera bwa Mesopotamia ngo uzasanga ururimi. Cyo shaka kuvuga iki sasa rero nuko ubutaka uru Rwanda abanyarwanda ntago igihugu gisanzwe. Rero ibi byose nibihishuka kuko mukabera ngo ukwe kuzabishura abantu bakamenya umwimerere n'umurage w'u Rwanda, nukuri abantu bazasanga bari baribeshye pe. Umunyarwanda wese ahari ku isi iri sufi yuko igitwikirizo kizava ku bantu. Ijambo ryo muri Yesaya rivuga ngo icyo gihe ngo azakora igitwikirizo kiri ku bantu ngo kuri uwo musozi bavuga n'umusozi w'u Rwanda ngo hagitwikirizo kizakurwaho ku bwonko bw'abantu gikurwaho no ku isi yose. Kiragihe rero abantu nibamara kugaruka mu mucyo bavuye mu mateka yo kuyobywa bayobejwe n'Imana y'iki gihe ariko kuko nigiye niko mvuga ko Imana y'iki gihe n'Imana ya systeme z'isi zatuzana ibintu bitandukanye. Nukuri nta munyarwanda uzongera kwitwa umwanzi w'igihugu. Abanyarwanda bose aho bari kwisi bazaza bishimiye umurage wabo. Kubera iki uretse n'abanyarwanda bene umurage n'abanyamahanga benshi cyane bazifuza kuba muri Rwanda, bagiye kwifuza kuba muri Rwanda. Ibi bintu ndi kubabwira muzabibonesha amaso kandi ntabwo ari kera kuko n'ubu tuvugana ikiganza cy'Uwiteka kigeze kure gisohoza uyu murimo. Nicyo kimbabaza n'abantu bashaka gukurikirana umwuka wa kera bagakukira imyumvire y'umwuka wa kera. Abo barambabaza cyane ko barakubitwa nko kunze kwivuga, barakubitwa rimwe batazi ibintu bakubita abanyacyubahiro baragita abanyekuzo bagatikuzo kure babwiye abantu benshi cyane abanyabyubahiro mu madini benshi barafeirinze ya mana yabo bakoza ngo mana kucyumpemukiye mana kucyugize gute. Ariko rikwabwira genzura iyo mana yaguhamagaye Imana ikubwira ihe bantu mwaretse tugasubiza ubwenge ku gihe tukumva ijwi ry'umwuka wera. Erega Imana ebyiri navuga ngo hari Imana y'ukuri hari n'Imana y'iki gihe. So rero ibyo ndi kubabwira ntabwo ari gihe uzabisohoza. Imana yivugiye ngo giye Uwiteka nzabisohoza umuto muri mwebwe azagwira. Reka mbabwire babwiye Imana igeze kutubwira ngo ururimi rw'ikinyarwanda ruzigwa n'amahanga, rwigwe n'abaperezida b'ibihugu, rwigwe n'abami n'abatwari bo mu isi. Kumva rero Kinyarwanda kumbe Kinyarwanda nirwo rurimi rw'umwimerere rwa mbere rwa muntu.
izindi zabonetse zabonekeye i Babeli, zabonekeye i Babeli kugomera Imana. Tuzi ko hari Babeli ariyo Babuloni ya kera, habonetse kugomera Imana ukomeye cyane, ariyo mpamvu gutatana no gucanganyukirwa ku isi yose. Rero urwo rurimi rwa muntu rw'umwimerere ruri kumenyekana, si abanyarwanda barumenyekanishije, oya ni abantu Imana akoresheje bo muri Amerika, yatsinda nababwiye bakora iki, bandika iyo ntuza, bandika iyo nkoranyamagambo ya dictionnaire. Buri munsi Imana iriyeranja ikabika amateka yayo, kuko Imana niyo nyiramateka. Nkuko ari abahanga bagiye babivuga yuko ngo amateka y'ukuri, amateka ari authentique, atari iki niki, atari mu za mite niki niki, Bibiliya niyo iyabitse. Rero Imana n'umuhanga ukomeye cyane yo kubikira amateka. Rero kamabwiriye Imana igiye kwiranja nkuko abivuze nyine muri Yesaya 19 ngo nzimenyekanisha Egiputa, nzimenyekanisha muri Afurika, nimenyekanisha muri uwo murwa urimo hagati, nkuko abivuga. Kwimenyekanisha rero tugiye kuyimenya, tuyimenye se burya turi bandi ku Mana, dufitanye amasezerano ki. Reka mabwire by'umwihariko abanyarwanda mwibuke yuko dufitanye igihango gikomeye n'Imana, dufite igihango gikomeye n'Imana nkuko umwami yabikoze. Uriya mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yagiranye igihango gikomeye n'ijuru. U Rwanda rutura ijuru, u Rwanda rutura umwami w'abami Yesu Kristo. Ibi ngibi ntago byahindurwa n'undi muntu wese, ni ibintu byahonga biri seti byashyizweho. Nubwo warano bamwe badashaka kubyumva, nta kazi kabo, byo ngibyo sinabibabuza, ariko ni ibintu byashyizweho. Muzi ko n'Imana mbere yagiranye igihango nande na Aburahamu. Imana igirana igihango na Aburahamu. Uri kumva? Yesu Kristo ngo ndi kuvuga no mu byo rwanda uko Aburahamu na Aburahamu bwe hari amasezerano afitanye nande n'Imana. Naberetse uburyo abanyarwanda n'urubyaro rwa Aburahamu mubiri. None rero turi n'urubyaro rwa Aburahamu mwuka, kuko nimba urubyaro rwa Aburahamu bundi ngo Abagalatiya 3:16 baba ngo urubyaro Imana avugaga ngo nindi ngo ni Yesu Kristo. None Yesu Kristo Rwanda rwaramweguriwe. Rero bivuga abanyarwanda ni bene Aburahamu mu mubiri no mwuka. Ahubwo ikintu kibura yari iki kwari ukumenya ukuri, ariko umwuka yavuze ngo giye ugitwikirizo kibatwikiriye gituma batabyumva azagikuraho. Si Kristo azagikuraho, niwe. Twebwe dushinzwe n'iki? Ni ukubivuga no kubihanura. Nikimara kuvaho kuko utekagiye kubyikorera, abanyarwanda bari kwisi bakamenya ngo burya ni twebwe ba nyiri umurage, ni twe soko y'isi. Umukuru w'igihugu namukunze cyane mu video abantu bazayirebe kuri Irabajyana Family TV. Hawo umukuru w'igihugu yavuze ngo bari bose kwisi, bo muri China, bo muri Amerika, bo muri Europe, kwisi yose burya ngo bose bakomoka hanga, bose bakomoka hanga. Ngo niyo baje hano rimwe na rimwe ngo baje no kuvuga ngo baje kutwigisha, burya ngo babagarutse iwabo. Ibyo ngibyo ni ibintu umukuru w'igihugu yavuze ejo bundi, ariko hagiye wese tutabyumva. Nyamara ibintu birakomeye cyane, ibyo yavugaga birakomeye cyane. Rero mu by'ukuri bavandimwe, umwuka ari kuvuga amakuru meza cyane yuko igihe kigiye kugera abanyarwanda bari bose kwisi, ari abari hano imitima yabike, ari abari mu mahanga, igihe kizagira bajye gutebanye ngo ese kumva umurage wacu ni kuruteye, igihugu cyacu ni igihugu cya Yuda gifite amasezerano. Ese burya turubyaro rwa Aburahamu, ese burya Imana dufiteho uyu mugambi, ese burya mu minsi y'imperuka. Bavandimwe kabwiri, mu minsi y'imperuka u Rwanda ni igihugu cyabitswe ngo cyerekane imbaraga z'Imana, cyerekane gucyanuka kw'Imana, cyerekane ubutunzi bw'Imana, cyerekane ubwenge bw'Imana, cyerekane icyubahiro cy'Imana. Imana yavuze ngo icyubahiro cyayo cy'Uwiteka kizahishuka muri u Rwanda, kandi abantu bose bo kwisi bazakibona rimwe. Niba rero amahanga ndetse n'abakomeye bazifuza kuba abanyarwanda, abantu bakifuza ubwenegihugu bw'umunyarwanda, abantu bakifuza gutura ku butaka bw'u Rwanda, abantu bakifuza bagashakisha uburyo ururimi rw'ikinyarwanda rumenyekana, amanivese menshi cyane ku isi akiga ururimi rw'ikinyarwanda. Urumva wowe uzagomeza kuba muri ubwo buzima bwo gutakaza umurage wawe aho uri hose? Umwuka wera azaba kuri gitwikirizo. Ibi turabizi neza bavandimwe, ibi turabizi neza, ntago Imana igitubeshya. Abantu bose bari ku isi, kandi kababwira abanyarwanda bazaba umwe. Ikindi kandi nababwire, ni muhumure n'abakoze ibyaha bikomeye, imbabazi zizatangwa. ni muhumure, imbabazi zizatangwa, muzabibona, kuko umucyo uzaza, imbabazi zatangwa, abanyarwanda muzongera mube umwe. Umunyarwanda azamya ngo burya ndi mwene Adamu hano, mwene Aburahamu,
mwene Yesu Kristo, mwene Imana, kandi mwinjoyinge umurage wacu. Ibintu mbivuze nk'ubirezima, ariko mu by'ukuri amahoro azatwarira kino gihugu. Iza innovation, hari ubwenge bukomeye cyane, amabuye y'agaciro menshi ateye nubwo ataranaboneka ku isi azahishwa kuri ubutaka. Hari amabuye ari hano Imana yahishe. Imana bivuga yuko hari amabuye ahishe, ntabwo Imana yari kuyahishura muri ibi bihe tukirimo by'ubujiji byo kutamenya turi bande ngo tuyarwaniremo. Tunayazire, rega twanayazira mama, twanayazira. Isi dore imeze itya muzi buryo Imana y'iki gihe na systeme zayo zameze zishaka guhanagura u Rwanda. Ariko uko Uwiteka agiye kwihishura, azahishura n'ubutunzi bwe buri ku butaka. Hari amapetroli no kuri pe, hari amapetroli menshi cyane ari muri ubutaka atahishuka icyo gihe kitaragira, ariko byose bigiye guhishuka. Kandi kababwira ikitwa intambara kizarangira. Hari ijambo rivuga ngo reka ndisome, Yesaya 60 umurongo wa 18, ngo urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe, ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose, kuko bagiye barimbura ingabano zacu bazikuraho mu Rwanda rwatotejwe mu buryo bukomeye cyane. Ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose, ahubwo inkike zawe uzazitagakiza n'amarembo yawe uzayita ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamabwire ibintu birakomeye cyane. Akambwira abantu nta mwijima uzajya kugwira no Rwanda. Mbabazwa n'abahanuzi rwose batuye muri yasi ya kera, bayorwa n'Imana y'iki gihe, bamye na kira kose bayoba, ariko bavane muri kamabwire. Nashimye declaration amatora ya Kristo mu Rwanda yakoze 2014, bavuga ngo tugire ijwi rimwe ry'ubuhanuzi ku gihugu, dushyikirane kugira ngo twinjire mu murage wacu. Dore ko icyo gihe bari no muri porogaramu yitwa ngo umurage mushya. Rero nizeye ko ibi bintu byumvikana neza. Twebwe tuvuga dutangana nimero kugira ngo ufite ikibazo tubaze. Twavuganye n'Imana itabeshya, twaha umurongo mwiza usobanutse. Ikimana ishaka nuko u Rwanda rutemba amata n'ubuki, rwuzura amahoro yarwo, kandi Imana irusorezamo imigambi yarwo. Rero reka dutega amatwi twumve tubeho, reka twemere. Ariko kucyitwanga amahoro, kandi iyo wanze amahoro ntayibona, ariko ikunze amahoro urayabona. Kandi reka babwire ibi gahunda tugezemo, twabonye ijambo twatangira bivuga ngo igihe gikwiye cyo kura Uwiteka kirasohoye, kuko ngo bahinduye ubusa amategeko yayo. Iyo Uwiteka igihe cyageze, nta kintu kinanirana kimwe, nta kintu na kimwe kinanirana. Igihe cyageze kiba cyageze. Imana ibwira Abisirayeli batumye Mose ngo mugiye kuva muri Egiputa, byarabaye nta cyabibuje gukora. Icyo gihe amasazi yaraje ararwana, ibibugu byararwanye, ngo inda zirarwana, imikungugu guhinduka inda, imibiri arwana, twababwiye amazi ahinduka amaraso. Imana iyo yaje, igisaha yayo yageze, nta kintu kidashoboka na gito. Rero harantu benshi cyane muzatungurwa, ariko twebwe nta kintu na kimwe kiri kudutungura. Nibiri kubaho byose muri ibi bihe, benshi bari gutangara babona urwego u Rwanda ruri kugenda rwinjiramo. Reka nta kirabo, twe nta na kimwe kidutungura. Abantu bari gutungurwa n'abantu bari mu murongo wa negative, cyangwa se batemera kumvira ijwi ry'Umwuka wera. Ariko igihugu ni igihugu cy'Imana, kandi Imana igambiye imigambi myiza cyane. So rero bavandimwe, birashimishije. Nta munyarwanda n'umwe mu minsi iri imbere uzongera kwitwa umwanzi w'igihugu. Tugiye kwibera mu mahoro, twese tuzaza tubavandimwe, twongere dusubire gukorera ku mugozi umwe, twonka amashereka amwe y'umubyeyi umwe, nta wundi ninde n'Uwiteka Imana yacu idukunda. Yatwibyariye muri Adamu wa mbere, irongeye twibyarira muri Adamu wa kabiri, Yesu Kristo tweguriwe. Irashaka twinjoyinga umurage wacu n'amasezerano yacu. Rero Uwiteka azabisoza, kandi turabakunda cyane. Nimugubwe neza rero. Reka dushime Imana. Data mwiza, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ukunda u Rwanda, ariko Data urukundo rwawe ntabwo twarumenya tutarushiwe n'Umwuka wera. Turagushimiye ko Umwuka wera kugira ngo aduhishurire urukundo wakunze u Rwanda, kandi naruduhishurira amateka mabi yagiye atugiraho ingaruka zitandukanye azakurwaho. Ijambo riratubwira ngo igitwikirizo kuri uwo musozi w'u Rwanda kizakurwaho. Igitwikirizo kimaze imyaka gitwikira u Rwanda rw'ukuri n'amasezerano yarwo kizakurwaho
maze umucyo urasira abanyarwanda turabagirane tubashe kwinjoyinga umurage ukomeye cyane data mwiza watubikiye guhera na kera kose n'isi itararemwa. Turagushimye ko u Rwanda rushya ruhishutse, u Rwanda rwera, u Rwanda rw'abana bawe barabagirana. Ndagushimiye ko inkingi yawe uyishinze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye ko igicano cyo gikomeye cyane ugifatishije kikakije kugurumana muri uru Rwanda kigakongeza East Africa na Africa n'isi yose, maze isi yose data ikanezerwa umucyo wawe. Turagushimiye ko wivugiye ngo uzabisohoza, ukuboko kwawe kuzabisohoza ko igihe cyabyo cyasoye. Rero data himbazwa muri byose. Urakoze kubw'indirimbo nyinshi cyane, kubw'impundu zikomeye, kubw'indirimbo nshya zidasanzwe zigiye kurimbirwa muri Rwanda. Ushimwe data uhimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.